Nongeye kubahereza ikaze kuri iyi YouTube channel ya Rwanda Room TV. Iri ni itangazo ryihutirwa rireba abanyeshuri igihe bazasubirira ku ishuri ndetse n'amanota azafatirwaho mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu pirimeri. Mu wa gatandatu segonderi ho cyarakemutse bazi ko ari amanota 50 rwose utayabonye ni uguhita asubira gusibira muri section yigagamo. Ariko mu wa gatatu abanyeshuri benshi bafite urujijo bavuga ati ese bazafatira ku manota 50? Iki kibazo cyamaze gusubizwa ndetse abenshi banafite ikibazo cy'uko bashobora kuba bataramenya neza koko uzajya muri boarding amanota bazabafatiyeho, ndetse no muri primaire mu wa gatandatu narwo n'urwo rujijo rukiriho. Benshi bakoze ikizami bazi ko bazajya bimukira ku manota 50 mu kadomo, ariko nyamara agasuko nguko bimeze, aho ibyo ngibyo biri no ku munyeshuri gusa ugiye guhabwa diplome, ndetse uwo nguwo uzajya yemererwa kujya muri kaminuza akaba ari uzajya uba yabonye amanota 80 mu kadomo mu masomo yose yakoze bayateranyije, ngo akaba ari uzajya yemererwa kujya muri kaminuza. None rero tugarutse tugiye kubasomera itangazo ndetse rya NESA ku bufatanye na REB ku myanzuro bafashe by'umwihariko ijyanye by'umwihariko n'uburezi hano mu Rwanda, uburyo amashuri bagiye kuyavugurura ndetse n'uburyo amanota azasohoka ajyanye by'umwihariko no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu. Ikintu cya mbere nakubwira ni ukora subscribe kujya tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, naho ubundi wowe wayikanze uri umuntu w'agaciro cyane. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku manota abanyeshuri nyine mu wa gatatu bazimukiraho n'abo mu wa gatandatu pirimeri. Umunyeshuri wo mu wa gatatu turabizi neza ko bazi ko bazimukira ku manota 50, ariko siko bimeze. By'umwihariko ku bazajya kwiga muri boarding ni ukuzahera ku manota 50 kugeza ku manota kuzamura hejuru, wabona amanota 50 undi akabona 90. Mwese mwiteguye kuba uzabona amanota 50 azitegure ko ikigo bazaba bamuhaye ari boarding, kandi iki gihe ntabwo bazongera gutanga boarding bagendeye ngo watoye ibi bigo, oya, ahubwo bazajya bakurikiza amasomo watsinze, bahita bamenya ngo washobora amasomo aya n'aya, cyangwa se baguhereza isomo bitewe n'uko baba babona ko iryo somo rishobora kugirira abanyeshuri benshi akamaro hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bashaka ko abanyeshuri benshi bagomba kuva mu bukene bakiga imyuga, kuko akazi ka leta ko ntabwo bagategereza, n'abarimo kino gihe ntabwo bazavamo ahubwo umaze gusaza. Niyo mpamvu leta ivuga ko abize boarding benshi bagiye kuzajya biga imyuga, amahoteleri, ku buryo urangije ushobora gushinga resitora iwanyu, abiga ibijyanye n'ububaji, ubudozi, ubugeni. By'umwihariko natwe dukora mu wa gatatu bari baduhaye ibintu by'imyuga cyane, ariko nyine ntabwo twabashije kujya kubyiga kubera kubura ubushobozi, biba bihenze cyane. Ariko ayo niyo manota bakunze bazafatiraho by'umwihariko kujya muri boarding school. Noneho kuziga externa no guhera ku manota 49 kumanura kugeza ku manota 20. Bamwe bari bazinga amanota 20 mu wa gatatu, ntabwo akiri gukora, taho yagiye, niyo manota bazajya bimuriraho. Ikindi kandi niyo manota bazajya bakoresha by'umwihariko mu kwimura abanyeshuri bava mu wa gatatu bajya mu wa kane. By'umwihariko bazajya babonye amanota 20 mu masomo yose, azajya bafite externe yiwe imeze neza, agiye gusa igishobora kuzamugonga ni amanota wenda yazamuvana mu wa gatandatu nyine amuhesha diplome akigira hanze nk'abandi bose. Naho abajya ibijyanye no mu wa gatatu primaire bo nabo bari bagifite igihunga cy'uko bashobora kuzimukira ku manota arenze ayo ngayo mvuze, ariko niba bumvishe ibyo mu wa gatatu neza ukumva ko ari amanota 50 kuzamura kujya muri boarding, guhera kuri 49 kumanura akaba ari ukuzaziga externe no mu wa gatatu primaire, naho mu wa gatandatu primaire nuko nkuko bigomba kuzagenda. Niyo manota bagomba kuzafatiraho kugira ngo umunyeshuri azajya abasha kuba yakimuka akava muri primary akajya muri segonderi. Reka ngushimire, twabanye ndi Isaac Rwanda Room TV, kora subscribe ujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.